Yesu Kristo umwami w'abami nashimwe cyane. Tunezerewe Kristo Yesu duhaye umwanya kugira ngo tuboneke hano, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amazina ni Pastor Alexis. Mawe umugisha n'Imana muri aka kanya. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusenge Imana hanyuma tubone kuganira ijambo ry'Imana. Mutabazi murengeze ibyiringiro byacu, uhimbazwe mwami kuturinda no kuduhamagara ukadutoranya muri benshi kugira ngo dutangarize abantu iby'ubwami bwawe, kugira ngo dutangarize abababaye kugira ngo bishime. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu ndasengera buri muntu wese ugiye kwakira ijambo ryawe kugira ngo rimuhindure, rigire aho rimukura kandi rigire aho rimugeza. Urakoze byiringiro bizima, kandi nanjye ugiye kurivuga umwuka wera avugane n'abantu bawe. Tubisenze gutyo mu izina rya Yesu, amen. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Dushimiye umwami uduhaye aka kanya, reka dusangire ijambo ry'Imana. Dusoma hano mu gitabo cya Zaburi. Turasoma Zaburi 147, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo 147 umurongo wa 3 haravuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, nshuti ya Kristo Yesu, ndagira ngo twiganire ku ijambo ry'Imana. Ndabizi yuko umaze iminsi ubabaye, ndabizi yuko ibintu uri gucamo bitakoroheye, ariko nkuzaniye ijambo, nkuzaniye amakuru meza. Hari amakuru meza mu buzima bwawe, hari amakuru meza umwaka utararangira. Imana ije kugupfuka inguma, ije kukomora ibikomere. Haleluya. Dusomye iri jambo ry'Imana muri Zaburi. Izi Zaburi zanditswe n'abantu benshi, hari za Dawidi, hari za bene Kora, hari Zaburi nyinshi, ariko iyi dusomye ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi reka mvuge ngo namwita mukuru wacu, namwita umuvandimwe wacu, namwita ntago nzi icyo namwita, ariko icyo nari nshatse kuvuga, nari nshatse kukubwira ngo ni umwe mu bantu iminsi y'ubuzima bwabo batigeze bagira umudendezo, batigeze bagira amahoro. Iminsi y'ubuzima bwe yose yari y'intambara. Dawidi yarambabaje cyane kubera yuko navuga yuko yakenyutse. Bibiliya igaragaza yuko yapfuye afite imyaka 70. Niyo myaka yitabiyeho Imana aragenda, ariko Bibiliya ivuga yuko yari yarahumye amaso atakireba. Mbibutse yuko Dawidi atari wo mu gihe cyacu. Mu gihe cyacu abantu bapfa barakenyuka, reka mvuge gutyo. Mu gihe cyabo abantu bararamaga, ariko we yapfuye vuba. Kandi Bibiliya igaragaza ngo nago yarakireba, yari yarahumye amaso atakireba, ku buryo bamushakiye umukobwa uzajya amukuyakuya. Bibiliya ikambwira ngo ariko umwami ntiyamumenya. Ni ikibazo gikomeye ku myaka 70. Kandi uyu munsi hari abasaza dufite b'imyaka 70 bagikomeye, bagifite ubwenge, bari mu ishuri biga, bakora imirimo. Ariko Dawidi we ku myaka 70 filime yari yarizinze, umukobwa bamuzaniye ntiyamumenye. Kubera iki? Dawidi impamvu yashaje vuba, yashajishijwe n'intambara. Nje kuganira nawe uhora mu ntambara. Bibiliya yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi,
ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nje kuganira nawe ubabaye, nje kuganira nawe uri mu ntambara, ngufitiye amakuru meza. Imana yo mu ijuru ijya ipfuka inguma z'imibabaro y'abantu bayo, kandi yarangiza ikabaremera ibyishimo n'umunezero. Dawidi turamuzi, ni mwene Yesayi, vuka mu bahungu 7, watoranijwe n'Imana. Ababyeyi be bamwibagiwe, ariko muri abo 7 Imana imutoranya kugira ngo azabe umwami w'Abayisiraheli. Imana ntago ireba uko abantu bareba, uko abantu bareba ntago ariko tureba, uko Imana ireba ntago ariko twebwe abantu tureba. Niko naringiye kuvuga. Nshuti y'umusaraba, Imana itoranya Dawidi kugira ngo ayobore Abisiraheli. Turabizi yuko yahuye n'ibibazo byinshi, kandi yakoranye n'Uwiteka ibintu bikomeye cyane. Imana ibana nawe, Imana iramufasha. Iminsi y'ubuzima bwe yahoraga mu ntambara, nta gihe Dawidi yigeze agira cyo kuruhuka, kubera yuko abanzi babo bari babagose. Yahoraga mu ntambara, yahoraga mu bitero. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ngo abana b'Imana bose bahora mu ntambara. Abana b'Imana, reka nkubwire ngo nimba ahubwo nta ntambara urimo, ahubwo nakubwira ngo icyo nicyo kibazo. Kuba nta ntambara urimo nicyo kibazo, bisobanura ngo nta mwanzi. Ariko umuntu wese wizeye Yesu, akizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ndashaka kukubwira ngo agomba guhora mu ntambara. Satani amuhoza mu ntambara, ariko nubwo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka amukiza muri byose. Nje kukubwira ngo Uwiteka, Imana y'Abayisiraheli, Uwiteka Kristo umurengezi wacu, yiteguye kukurengera ndetse no kugutabara. Hari impamvu ndi hano, ni ukugira ngo nkubwire kuri ibyo bikomere byawe. Hari ibikomere ufite ibikomere udafite umuntu wagukiza, ufite ibikomere udafite umuntu wakuvura. Hari ibikomere ufite bikabije. Ibyo bikomere nzanye amakuru meza, nje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana ijya yomora ibikomere. Haleluya. Mu ijuru hari Imana ijya yomora ibikomere, kandi kabyomora rwose. Nibyo nta mwana w'umuntu wabikomora, ariko Bibiliya yatubwiye ngo ijya yomora ibikomere, igapfuka inguma z'abantu bayo. Imana nishimwe, kandi Imana nihabwa icyubahiro. Dawidi uyu nguyu yahoze mu ntambara, nk'uko Isirayeli yari ikozwe n'abanzi babo bamuhozaga mu ntambara. Ngaho Abafilisitiya bateye, ngaho Abaki bateye, ngaho byagenze gutya, nta mahoro yagiraga. Nibyo nawe kubera icyo Imana yaguhamagariye, kubera icyo Imana yagutoranije, nawe niyo mpamvu ubona uhora mu ntambara. Ariko reka nkubwire, ibyo bikomere wahuriye nabyo muri izo ntambara, Imana yiteguye kugupfuka izo nguma no kukomora ibyo bikomere. Niko Bibiliya yatubwiye. Nshuti y'umusaraba, yarwanye intambara nyinshi, yahuye n'ibibazo byinshi. Murabizi, yahuye wowe uyu munsi nibyo ufite ibibazo, ufite ibikomere, nibyo watewe n'umuryango, watewe n'umuryango washatsemo, watewe n'umuryango wavukiyemo, watewe na situwasiyo y'imikurire yawe. Hari ibikomere mu kurerwa kwawe, hari ibikomere mu gushaka kwawe, hari ibikomere mu mikurire yawe. Ariko umva nkubwire, ntabwo ari wowe wa mbere bibayeho. Biri tugaragariza uyu mugabo w'Imana witwa Dawidi yuko yahuye n'intambara kugeza naho umuhungu we ashaka kumusimbura ku ngoma. Umuhungu we yibyariye Abusalomu, aragenda yiyimikira ahandi hantu, kandi yashakaga kwica ise. Izi ntambara abizera Yesu, abizera Imana bose bazihoramo. Dawidi kuvuga ibikomere, haleluya, ibikomere arabizi yabinyuzemo. Ibikomere arabizi, azi uburyo umuntu akomereka. Arabizi uburyo umuntu akomereka, agakomereka. Mpamvuze uko mbivuga. Dawidi azi uburyo
azi uburyo umuntu akomereka, arabizi. uzi igikomere. Dawidi muri Zaburi harambwe ijambo ry'Imana riravuga ngo si umwanzi wanutse ngo mba narabashije kubyihanganira, ngo ndetse nta nubwo ari uwo kure, ahubwo ngo ni inshuti yanjye magara, ngo twagendanaga, ngo twasenganaga, ngo tugafatana agatoki ku kandi kwinjira mu rusengero. Yo, ibikomere. Ariko Imana ishimwe yuko Imana ijya ipfuka inguma z'abantu bayo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nje kukubwira nkuzaniye amakuru meza. Imana igipfuka inguma zabo, imibabaro yabo, ikazana umunezero, ikibagiza imibabaro. So Dawidi rero iyo avuga igikomere aracyumva. Iyi ni Zaburi, avuga ibikomere arabizi. Hari ibikomere yatewe n'Abafilisitiya, hari ibikomere yatewe n'ababyeyi we. Dawidi yari afite ibikomere byinshi tudashobora kurondora. Icyambere uzasome ijambo Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka ariko Uwiteka azandarura. Kare cyane yamaze kugaragaza yuko hari igikomere yatewe n'ababyeyi be. Hari igikomere yatewe n'ababyeyi. Dawidi number 1 yari afite igikomere yatewe n'ababyeyi be. Bakimuteye ryari? Mu gihe kuvuga ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura, yari yibutse igihe umuhanuzi yaraje, Imana yavuze yuko hazabayo umwami, bagatondeka abahungu 7 we bakamwibagirwa ari mu ishyamba mu nama. Nicyo cyatumye avuga iryo jambo, nyamara yarivuze yicaye ku ntebe y'ubwami. Ariko yari yibutse. Urumva akenshi abantu baheranwa n'ibikomere. Nuheranwe n'ibyo bikomere, kuko ibyo bikomere byazatuma utageraho Imana igushaka. Imana ipfuka imibabaro yabo, ifuka imibabaro y'inguma. Haleluya. Nshuti yanjye, Dawidi yari afite igikomere cya kabiri cya bene wabo, cyangwa se cya bene nyina, kubera yuko batamwemeraga. Mwibuka agiye ku rugamba, Umufilisitiya ari gusohoka, avuga ngo nsuzugura ingabo z'Abayisirayeli. Abajije uriya ninde? Abakuru be baramucyango ceceka ngo wakana we ngo uri umwibone. Icyo cyari igikomere. Ibyo nabyo bimutera ibikomere. Hari ibikomere yahuriye nabyo kwa Sawuli. Hari ibikomere yahuriye nabyo kwa Sawuli ubwo yari amaze kwica uyu Goliyati. Ubwo bari bamaze kubyina ngo Sawuli yishe 1000 ariko Dawidi yishe inzovu. Nshuti yanjye, aho naho Dawidi ubwo Sawuli yamuteraga icumu, ibyo byose ni ibikomere. Hari intambara yarwanye z'Abafilisitiya, ubwo yazaga aje agasanga abanyaza abagore be n'abantu bakivovota nk'abenda kumutera amabuye, akikomeza kuwiteka akagisha inama Imana. Ibyo nabyo ni ibikomere. Dawidi yabaye mu ishyamba ahirwa na Sawuli igihe kirekire, aho yahuriyemo n'ibikomere. Nshuti y'umusaraba, hari ibikomere ugendana nabyo, uryamana nabyo, ukorana nabyo, ndetse ibyo byose hari icyo bigenda bikora ku buzima bwawe. Bibujije benshi kuzura umwuka wera, bibujije benshi, usanga benshi kubabarira byarabananiye kubera ibyo bikomere. Ariko ndashaka kukubwira ngo nuheranwe n'ibyo bikomere. Bibiliya yatubwiye ngo akiza abafite imitima imenetse. Haleluya. Hari umutima wawe waramenetse, umutima wawe urarwaye, umutima wawe warashenjaguritse, ariko Bibiliya yatubwiye ngo akiza abafite imitima imenetse. Nshuti zanjye, ntabwo ari igihe cy'ubuhamya, ariko iyo mvuze kumeneka umutima ndabyumva, kuko nanjye ku myaka yanjye muye n'ibikomere byinshi. Bimwe natewe na bene data, bimwe natewe na bane, we natewe n'ibihe. Ibikomere birahari, ariko nje kukubwira ngo hari Imana ikora ibitangaza, hari Imana igihindura amateka. Imana ishimwe cyane.
ibyo nawe rero birashoboka ko ufite ibikomere by'umuryango, ufite ibikomere by'ababyeyi bawe, ufite ibikomere by'abavandimwe bawe, ufite ibikomere by'aho wabaye, ufite ibikomere by'abakureza bakagukuza, ufite ibikomere wahure nabyo mu kazi, ufite ibikomere wahuye nabyo mu ishuri. Hari ibikomere wahuye nabyo. Imana itugire neza cyane. Hari ibikomere wahuye nabyo, ariko ijambo ryatubwiye ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana ishimwe. Imana ikiza umutima. Umva nkubwire, hari abaganga bavura, isi ifite abatogiteri, hari abo mu Buhinde, abenshi hano muri Afurika bajya mu Buhinde, abandi bajya muri Amerika, abandi bajya mu migabane itandukanye. Ariko mva nkubwire, igikomere watewe nta muganga wakikuvura, ariko nkuzaniye amakuru meza. Hari umuganga mwiza witwa Kristo Yesu, uwo ni uvura ibikomere. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo avura imvune zo mu mitima. Niwe uvura imvune zo mu mutima, niwe ugize ikoraho, niwe upfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana izagupfuka izo nguma, Imana izazikwibagiza. Imana ishimwe. Dawidi kubivuga nuko yarabizi, yahuye n'ibikomere byinshi, ariko ahura n'umwami, ahura na Kristo, ahura n'Imana, iramwomora, iramukiza. Niko kuvuga aya magambo, niko kwandika iyi Zaburi twasomye ya mirongo y'ijana na mirongo ine na karindwi. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka n'inguma z'imibabaro yabo. Imana ishimwe. Iyo mibabaro unyuramo, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ahindure iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Arongera araririmba ngo imibabaro ngo ajya ahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Dawidi kubivuga nuko yakomeretse, Dawidi kubivuga nuko Imana yamwomoye. Nje kukubwira ngo Imana yomoye Dawidi ntabwo ari Imana eby'urusenga. Imana yomoye Dawidi, iyo niyo Mana yawe, iyo niyo Mana yanjye. Numva nkubwire, gukomereka ndabizi, ndabikubwira ndabizi. Kubera yuko mu gihe nari ngiye gushaka amafaranga mu mujyi narayabuze, ariko duce naburimbonye natuguzemo inkota, ntago natuguzemo ipantaro yo kwambara, ntago natuguzemo ishati yo kwambara, kandi ibyo byose nari mbikeneye. Ariko duce narimbonye natuguze inkota, niyo natahanye. Kuki naguze inkota? Ese niyo yari yaranjyanye mu mujyi gushaka amafaranga? Oya, ahubwo ibyo byose nari mbitewe n'ibikomere. Utekereza ko se inkota yari yo kubaga iki? Yari yo kubaga inka, yari yo kubaga ihene n'intama? Hoya, nawe urabyumva, nawe ariko jya ubyumva. Ahubwo icyo wagakwiye kumbaza, wambaza ngo wamenye Kristo umaze kubaga bangahe? Ndashimira Imana yuko Yesu yamfashe nawe ndabaga. Ibiganza byanjye birera n'amaraso abiriho. Ibyo ndabishimira Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. No muri ibyo ducamo, muri ibyo bikomere byatuma ibiganza byacu byandura, ariko turashima Imana yuko Imana ijya idufasha, ikabana natwe, ikadukanda, ikatuvura ibikomere. Umva nkubwire, Dawidi wabivuze yarakomeretse kandi yomorwa n'Imana. Arega isubi kubwira yarakomeretse kandi yomorwa n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Igipfuka inguma z'imibabaro yabo kandi enimisesi hediporishans. Nibyo Imana igivura ibikomere. Ndayishimira yaramvuye. Nta muganga wari kumvura w'isi, ariko ndahuye Kristo aramvura. Sinasekaga, nari umubabare, nta byishimo nagiraga, bitewe n'amateka, bitewe n'ibyo twanyuzemo, ariko turashimira Imana ijya yomora ibikomere kandi igapfuka inguma z'abantu bayo. Mwene data mushiki wanjye soza, nje kukubwira ngo nari nkuzaniye amakuru meza, nkubwira ngo Imana yo mu ijuru, Kristo murengezi wacu, ajya yomora ibikomere kandi agapfuka inguma z'imibabaro yabo. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kukomora ibikomere, Imana ije kupfuka izo nguma, ntabwo zizongera kugaragara, ntabwo zizongera kumvikana. Izo nguma ibyo bikomere watewe n'urushako, ibyo bikomere watewe na situation wanyuzemo, ntabwo narondora ubwoko n'ibikomere ni bwinshi, umutima wawe warononekaye, ariko narinje kukubwira ngo umwami Yesu ni ujya ubikora, ni we yomora ibikomere. Wibiremereza, emerera Yesu gusa. Nje kukubwira muri aka kanya ngo emerera Yesu gusa, emerera Yesu gusa, emerera Yesu agukize. Yakijije Dawidi nawe aragukiza, yakijije Alegisi nawe aragukiza, kandi ntabwo ari abo yakijije gusa, hari n'abandi yakijije. Ndagira ngo uyu munsi umwizere nawe azakomora ibikomere. Reka nkubwire, aho umubabaro wageze ni naho n'ibitwenge bizagera. Imana ihabwa icyubahiro. Aho amarira yageze niho ibitwenge bizagera, aho inkuru mbi yageze niho inkuru nziza izagera. Imana iguha umugisha cyane. Reka ngusengera Imana. Hari ijambo rikomeye, hari ijambo rikomeye nsorezaho, hari ijambo rikomeye nsorezaho. Niringiri maze kuvuga, emerera Yesu, emerera Kristo. Ukoresha akanwa kawe umubwire ngo Yesu, hari ibintu nanyuzemo birenze ubwenge bwanjye, hari ibintu nanyuzemo birenze amashuri yanjye, hari ibintu nanyuzemo birenze imitekerereze yanjye, ibyo bingiraho ingaruka, ibyo biranyisha. Ariko uyibwire ngo Mana, womoye Dawidi ibikomere ugapfuka inguma ze, womoye Alegisi ukamuha kuba umuntu muzima. Uyibwire ngo uko wabikoraga n'uyu munsi ni kubikora. Uyibwire ngo nyomora ibikomere. Imana iguha umugisha. Nari nkuzaniye amakuru meza ngo Imana ije kukomora ibikomere, kandi ije gupfuka izo nguma z'ibyo bikomere, ntago bizongera kumvikana. Ndagusaba kubyizera. Byizera Imana yakunumyeho, byizera Imana yakunumyeho. Wireba imyaka bimaze, wireba imbaraga n'ababikoze, ahubwo reba kuri Kristo ubyomora, reba kuri Kristo Yesu ubikiza. Icyo usabwa ni ukumwemerera, icyo usabwa ni ukumwizera, iyindi mirimo yose ni y'umwami Yesu. Imana iguha umugisha. Reka ngusengere. Imana iguha umugisha. Data, mu izina rya Yesu, Imana y'ubuntu, Imana y'ubushobozi, Imana igira neza, ndagushimiye Mana, koko ari wowe Mana ikiza, kandi ari wowe womora ibikomere. Dawidi kubivuga nuko yakomeretse, kandi yarangiza akomorwa. Kuba mbivuga nuko nakomeretse, kandi nuko nomowe nawe. Imana ishimwe. Uyu mudamu yarakomeretse Mana, uyu mudamu yarakomeretse Mana. Here tarandenezi gide shirimende gozi body sanse. Ariko ni wowe Mana ivura ibikomere, kandi ni wowe upfuka inguma. Haleluya. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, kugira ngo imbaraga z'umwami, urukundo rw'Imana rumugereho, urukundo rw'Imana rumwomore mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi ibi bintu umwami agendanye nabyo imyaka myinshi, arababaye, afite umubabaro, afite amarira, ariko ni wowe ubishoboye. Ntacyo imiryango yamufashije, ntacyo mwami abadogiteri basanzwe bamumariye, ariko mwami ntacyo wabashije kumufasha. Ariko twarabimenye yuko uri Imana igifasha abantu kubomora ibikomere no gukanda no gupfuka inguma z'abantu bawe. Fuka uyu mwene data mu izina rya Yesu, fuka uyu mushiki wacu, fuka abantu bawe Mana, ubakize ibikomere, abababaye ubaha ibyishimo mu izina rya Yesu. Mwami Imana, byaba ibikomere by'uburwayi, byaba ibikomere by'amateka, byaba ibikomere by'imiryango, ibikomere byose urabikiza, kuko uri Imana y'imbaraga. Urakoze byiringiro bizima, urakoze kuko umva gusenga, urakoze kuko uri umutabazi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, ineza ikora ibikomeye n'ibitangaza. Ndagushimiye ko ukije abantu bawe kandi ubarokoye mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti mwene data, mushiki wanjye, Imana